Muraho nshuti, mbanje kubasuhuza mbifuriza amahoro y'Imana. Uyu munsi nifuje kukubwira ibintu wakwitaho mu gihe ugiye gutereta umukobwa bwa mbere. Wibuke gukora subscribe. Ibintu ukwiye kwitaho mu gihe ugiye gutereta umukobwa bwa mbere ni ibi bikurikira. Icya mbere, uzirinde kuvuga umutoma ku munsi wa mbere. Impamvu uzirinda kuvuga umutoma ku munsi wa mbere ni uko uwo mukobwa ugiye gutereta ashobora kuba yaratandukanye n'undi muhungu bakundanaga ariwe twita umu ex, hanyuma ukabuvuza umutoma yigeze kumubwira ugasanga ibintu byishe rugikubita. Urugero, ushobora gusanga uwo batandukanye yarigeze kumubwira ati njye ndagukunda kandi nta kizadutandukanya kugeza ku iherezo. Urumva ko uyu mutoma nuwumubwira nawe azagufata nk'uzamuhemukira nk'uko uwo yabigenje, ube wishe ibintu utaranabitangira. Icya kabiri uzirinde kugira ibisa n'ibiguhugije nko kuba wahugira muri telefone. Ibi bizatuma byibuze abona ko uwo munsi wari wawumugeneye, mbese ko umutima wawe uri aho ngaho. Ikindi kandi bizagufasha kuvuga ibintu biri kuri gahunda, bikurinde kuvangavanga ibintu kuko nta kindi kizaba kiguhugije kikuri mu mutwe. Icya gatatu uzirinde kugira amagambo menshi. Aha ni ukuvuga ko uzagerageza kuvuga amagambo make yuje ubwenge kandi arimo ikinyabupfura. Abakobwa burya ntibakunda umusore ugira amagambo menshi. Ikintu cya kane uzirinda mu gihe ugiye gutereta umukobwa bwa mbere, uzirinde kujya gutereta bwa mbere wamaze kwishyiramo ko azakwemerera urukundo. Kujya gutereta umukobwa wamaze kwishyiramo ko azaguha igisubizo cya nyacyo cyangwa se ko azakwemerera urukundo, bituma witwara nk'umuntu urukundo rwageze kure, bikaba byagutera gusimbuka etape cyangwa se icyiciro cyo kurusaba umeze nk'uwamaze kurusaba, ahubwo ukaba uhise wigira muri etape cyangwa se mu cyiciro cyo gutangira kuvuga imitoma, kandi twabonye ko imitoma ku munsi wa mbere ishobora gutuma urukundo rwawe rutagenda neza. Ibi byose rero tuvuze haruguru nubyitaho ukabiha agaciro umunsi wagiye gutereta bwa mbere, bizagufasha kugira intangiriro nziza yo gutereta. Murakoze, naho ubutaha. Wibuke gukora subscribe ukande no kukazogera kugira ngo ujye ubona inkuru zose dushyiraho. Umunsi mwiza.